Rugendo hari icyicaro cya Sina Gerard entreprise Urwibutso, akaba rero ariho hakorerwa ibintu byinshi mubona bishyirwa ku isoko. Ibyo byose rero bikaba ari byo bitumye twakira abanyeshuri baturutse ku ishuri King David Academy mu rugendo shuri baje gukorera hangaha. Murabona n'abanyeshuri baturutse i Kigali baje kugira ngo nabo bihere ijisho, ntibibe ari amateka gusa biga, ahubwo ni ukuri baze no kumenya ukuri koko kwihakorerwa hano ko ari ukuri. Murabona rero bahagurutse hano bagiye gusura umusozi wa Tare, ni umusozi ufite byinshi cyane, ni umusozi nyaburanga, ni umusozi ufite ubukungu bwihariye, kandi ibi byose ukaba barabigezeho ahanini bigizwemo uruhare na Sina Gerard. Akaba ari we wagize ibikorwa bikomeye cyane, harimo gushyira umuhanda ufite ibirometero 5 ugenda ukagera ku mpinga y'uwo musozi, ku buryo umuntu uri ku musozi abasha kureba ahantu hose ashaka, kandi akaba yabasha kugira impumeko. Ni umusozi ukorerwa ubukerarugendo, dore ko ahanini ari umusozi uriho ibintu byinshi cyane byo kwitegereza. Hariho amafarashi, hariho indogobe, hariho inka z'inyambo, hariho inka zitanga umukamo, hariho ubuhinzi bwinshi butandukanye bw'inkeri, imizabibu, ndetse n'ibindi byinshi cyane ushobora kwitegereza kuri uyu musozi. Hari ubworozi bwinshi butandukanye. Ibyo byose rero akaba ari impamvu uyu musozi ari umusozi w'amateka, ari umusozi w'ubukungu, n'umusozi w'ubukire, ndetse ku gihugu cyacu cy'u Rwanda birenze n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ibihingwa bihahingwa, ubworozi bakorerwa byarenze umupaka, kuko ntibigicururizwa hano ku isoko ry'u Rwanda gusa, ahubwo bicuruzwa no ku isoko mpuzamahanga mu bihugu byose byo ku isi. Ibyo rero biragaragara ko ari umusozi wo gusura, ari umusozi w'icyitegererezo. Ikindi kandi murareba, murabona uburyo abanyeshuri bagiranye n'ikiganiro n'umuyobozi mukuru ari nawe nyiri iki kigo Sina Gerard entreprise Urwibutso, uburyo bagiranye ikiganiro nawe akababwira amateka aho yatangiriye ndetse n'aho ageze, ndetse bakamubaza ibibazo byinshi bitandukanye, ariko nawe akagira ibyo abasaba. Nabo rero umwanzuro bakaba bafashe umwanzuro yuko ibyo bari kwiga atari amasigara cyicaro gusa, ahubwo ko bazageza kubishyira mu bikorwa, nabo bakabasha kubaka ubukungu bw'igihugu, bakabasha kugira byinshi bazakora bizajyanwa hanze cyangwa bazakora export, noneho nabo bakabasha kwinjiza amadovize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo rero byose abanyeshuri bakaba babigize indahiro, kandi bakaba babyiyemeje, kuko babonye ko ibintu byose bishoboka nyuma yo gusura kuri uyu musozi ndetse muri aka karere ka Rulindo. Turabashimiye kandi Imana ibaho umugisha. Murakoze, murakarama. Ntabwo nifuza kurebana n'umwana wambwira ngo njye nagize amahirwe makeya sinashobora kwiga gusoma no kwandika, kubera ko ushobora kugira kuba udafite ababyeyi, kongera ukaba ufite abakurera nabo badasobanutse, ukaba ufite ababyeyi ariko ibyo kwiga ntacyo babibonamo. Abo bose rero nabanyuzemo, ntagombye kwirirwa kugira ngo numvangura. Ni umwana uwo ari we wese washoboye kongeraho yinjira mu ishuri akiga. Hanyuma n'abo hejuru nabo bahabwa amahirwe yo gukurikira ibyo nakoze n'ibyo nkora, kugira ngo ababyeyi babo tugakorana, nkorana n'abantu bose b'ingeri zose. Bo mu cyiciro cya mbere turakorana, n'uwo wakumva ko yarenze yatumbagiye nawe turakorana. Bamwe barahinga, abandi bagakora mu nganda, abandi bakabikonsoma, ubwo bose nkabahuza. Namwe mwese uko muri hano turakorana, turakundana. Nifuza ko urwo rukundo dufite twarukomeza tukiyubakira isi yacu. Ndavuga isi kuko nta mupaka ngira, guhinga nta mupaka ngira, gukora mu gihugu nta mupaka, no ku isi kohereza bimwe muri ibi ngibi twohereza hanze nabyo nta mupaka. Iyo mbareba rero nsaba Imana ngo bakabyumva neza, bakazabikunda. Bamwe tugahurira mu buhinzi, abandi tugahurira mu nganda, abandi tukabikora nyine izo za export zikorwa, import zikorwa, buri kintu cyose ariko mpana duhuje. My name is IZAJYA. I'm in BTech 3. I study at King David Academy, and today we are here in Rugendo district. We have come to visit the Sina Gerard business. We've been hearing this for a while, but we actually, most of us come here to just pass by and buy the food. We're not really focused inside the business, and we're really glad here that we have known what goes really on in the Sina Gerard business. This place is so beautiful. It's really so nice. The mountains are good. There's a nice weather. There are horses. It's very rare to find in a place called probably like Rugendo. Most people think it's a village, so you wouldn't find horses there. So it's really beautiful. I like the place. Everything here is so nice. My vision is, my vision mostly is to see myself very successful. I really want to see myself reaching to the goals, being an educated girl, being a disciplined girl, and a smart person.
My school is a very Christian school. Really prioritize praying. It's more about the Christian. The food is good, everything is good, the behavior is good, the studies are good, everything about there is so good. Je m'appelle Elisa Kisly. J'étudie à King David. Je suis en BTech, level 2, year 1. Ouais, je suis là pour un study tour. Un study tour, c'est voyage d'éducation. Ouais. J'entendais à propos d'ici, mais je savais pas vraiment beaucoup à propos d'ici. Mais tout ce que je savais, c'est Nyirangarama parce que je partais à Kigali, Musanze, Rubavu, je reviens, je passe par là. Mais je ne savais pas beaucoup de choses à propos de ça. Je ne savais pas ce qui était caché derrière. Mais aujourd'hui, grâce à mon école, j'ai eu la chance de découvrir tout. Et ici, on est... c'est un département, genre, là où il y a beaucoup de choses. J'ai vu des chevaux, même de... J'ai vu beaucoup de choses et ça me fait plaisir. Même la vue d'ici, c'est bon. By the names of Mutangana Treasure, we are here as the King David Academy students, BTech students. We are doing business and technology. We had a really nice tour. We have seen the horses, the cows, and also we have visited the enterprise. I've really learned a lot. He told us the history of the enterprise, that he started when he used to sell the breads for others, and then he started 1987. That's when he produced the URWIBUTSO donuts, and then later he continued and he brought up other products such as AGASHA and other stuffs like a candy. I want to be a businessman, as in Sina Gerard as an example, to put more efforts in marketing and other stuffs which are considered in business. Thank you. The first capital is your brain. When you have a working brain, then you can work on something and you find it out. Yes, that's why I'm going to use my brain and I start up a business.